Hello guys, ndabashimiye cyane ko mwahisemo The Image kandi abasuhuje kandi ndabakiriye kuri The Image. Murakaza neza cyane. Nabaza ari bashyashya ndabakiriye ndetse n'abasangwa murakoze kugaruka dukunda abagaruka. Ariko kora subscribe kandi icyo tuvugana nitwa Faustin Ingabire, tukaba tugiye kuganira ku bintu birindwi nifuza kuba naramenye mbere yuko ntangira urugendo rwo kugabanya ibiro. What I wish I knew before I start my journey of losing weight. Please stay tuned kubera ko iyi ngingo iri serious, kubera yuko nuyimenya bizagufasha cyane kuba hari amakosa menshi cyane utazakora mu gihe uri kugabanya ibiro. Ikintu cya mbere nifuza kuba naramenye mbere yuko ntangira kumenya kugabanya ibiro nuko kugabanya ibiro atari umushinga. Ntago ari umushinga ku buryo wagukereza, ku buryo watuma uhagarika ibindi bintu. Ndabyibuka gihe regime ya mbere nakoze yari regime iyo bita ngo 7 days restricted diet. Yari regime yo kugabanya ibiro mu minsi 7, yari regime yo kurya amashu. My friend, nagombaga kuyikora nahagaritse ibintu byose kandi iyo minsi 7 ngomba kuyimara mu rugo. Byarakunze narahombye narahombye kubera ko hari ibintu byinshi muri iyo minsi 7 nakagombye kuba narakoze. Minsi 7 ni myinshi, tugenda nari nkirangiza kaminuza ndimo ndashaka akazi. Oya, nari ntarangiza kaminuza ariko nibaza ko nari ndi buri vacances. Hako nakagombye kuba ndahari ibindi bintu nakagombye kuba narakoraga muri icyo gihe. Ariko birangira ngomba kwicara mu rugo iminsi 7. Iyo nza kuba hari ubundi buryo narinzi bwo gukoresha, kuko ari ubwo buryo bwonyine nari mfite, ntabwo nari kwirirwa ntakaza igihe cyo kumara iminsi 7 nicaye mu rugo. Kubera iki? Ese kuki mutambaza impamvu nicaye mu rugo? Icya mbere cyo ni uko iyo regime ni regime ica intege. Ni regime ica intege kuko nta kintu icyo ari cyo cyose cyongera imbaraga cyangwa gitera imbaraga nabaga ndi gufata. Nabaga ndi kurya akarayi kamwe n'amashu menshi kandi nkabikoramo potage. Akenshi nabikoragamo potage. Ashyiramo ibirungo, nta sukari yangeraga mu mubiri muri iyo minsi 7, nta kintu kimwe cyongera imbaraga cyangeraga mu biro. Ikindi mu mubiri, ikindi kintu cyambayeho nuko icyo gihe narwaye agakanzu murakazi, narwaye diarrhea. Narwaye kwirukanka cyangwa se kujya kuri toilette kenshi. Rero agakanzu katumye nta hantu namwe ngomba kwideplasa njye. Ntabwo waba uri kumwe n'abantu ngo mutangiye kuganira, ngo utangiye gusuhuza, ngo utangiye kuvuga ngo amakuru, ngo uhite wirukanka, ngo nugaruka uvuge ngo natwe twari turi aho, ngo uhite wongera wirukanka. Ntabwo bibaho. Niyo mpamvu rero nagombaga kwicara mu rugo for 7 days. Ariko naje gusanga ari ubujiji kuko kugabanya ibiro si umushinga, ntabwo ari ikintu kinyinjiriza, si ikintu kiri ni cyiza ku buzima bwanjye kubera ko narabishakaga, nabonaga ndi kujya muri risque zo kugira indwara zitandukanye, ariko ntabwo cyari ikintu kigomba gutuma mpagarika activities zanjye z'ubuzima bwanjye bwose kugira ngo ngabanye ibiro. Ibyo bintu byakunze kuba ku bantu benshi, bijya bikunda kuba ku bantu benshi, ugahagarika ibintu byose, ugahagarika ubuzima bwawe bwa buri munsi, hakaba hari ibintu bimwe na bimwe ugomba kwibuza, hakaba hari ibindi ugomba kugira, hakaba hari ibindi ugomba gukora, hari ibyo utagomba gukora kubera yuko kugabanya ibiro byabaye umushinga w'iyo periode. Icyo kinanjyana ku cya kabiri, ko kugira ngo ugabanye ibiro neza naje kumenya nyuma byaratinze ko ari uko ukora ikintu bita lifestyle, cyangwa se ukora discipline, uburyo ugomba gukoresha bwo kugabanya ibiro ariko uzabana nabwo ubuzima bwawe bwose. Icyo bivuze ni ikintu, ko icyo kintu kigomba kuba kitabangamiye ubuzima bwawe, kitagomba guhungabanya imibereho yawe ya buri munsi, kitagomba kubangamira abakuzengurutse, ahubwo icyo kintu kigomba kukubera ubwishingikirizo cyangwa se inkingi ya mwamba mu iterambere ryawe ry'ibindi bintu. Kubera iki? Nabaha nk'urugero, nimba uri kugabanya ibiro, wenda wari ufite nka diabete, akaba ari system izagufasha kugabanya amasukari mu mubiri wawe, izagufasha kugabanya umuvuduko w'amaraso, izagufasha kugabanya uburwayi bwo ari bwo bwose, kugira ngo ubuzima bwawe bwa buri munsi bugende neza, ibyo utabashaga gukora ubikore, hanyuma utere imbere. Rero gukora regime aho kugira ngo biguteze imbere bikagusubiza inyuma cyangwa bikaguteza ubukene, nta kintu bimaze. Kuko iyo ukoze regime nabi biguteza ubukene, ko hari ibintu nyine bagutegeka ugasanga bishobora kuba bihenze, kandi ibyo bintu bikaba biri periodique, ugasanga si ibintu bizahoraho. Niba utakaza nabyo biba periodique. Iyo ukora ibintu by'igihe runaka
n'ibiro utakaza nabyo biba iby'igihe runaka, kuko iyo gahunda watangiye iyo uyihagaritse bya biro byose bigira gute? Biragaruka. Niyo mpamvu ugomba kurema. Namenye ko ikintu nakagombye kuba naramenye bigitangira, namenye yuko ari byiza ko urema gahunda y'ubuzima bwawe yo kugabanya ibiro izahoraho, icyo twita lifestyle. Tumva icyo ngicyo mugisobanukiwe. Icya gatatu natinze kumenya cyambangamiye nuko iyo utaganiriza igifu cyawe kugabanya ibiro ntibishoboka. Umuntu utazi kuganiriza igifu cye cyangwa utazi uko baganiriza igifu cye biratinda. Ibyo mbimenye vuba nabibwiwe n'umushiki wanjye witwa Sandrine. Nasanze hari igihe usonza ukagira ngo ushaka ibyo kurya ugakomeza ukarya kandi mu by'ukuri udashaka ibyo kurya. Hari ushobora gusonza ushaka amazi, hari ushobora kumva ushaka hari ikintu ushobora gushyira mu kanwa ushaka amazi, hari igihe ushobora kuba ufite narabisobanuye mu mavideo abanza, hari ibintu bibiri, hari impamyi hakaba n'inzara. Impamyi ni icyo twita apeti, hakaba cyangwa se cravings, na cravings nabyo ni impamyi mu Kinyarwanda, hakaba n'icyo bita inzara cyangwa hanga. Ibyo bintu ni ibintu bibiri bitandukanye. Cravings cyangwa se apeti ni ibintu biva mu bwonko, ni ubushake bwo mu bwonko, ariko hanga ni emptiness of stomach, ni ubukene bw'igifu. Ni igifu kiba gikeneye ikintu runaka, mu gifu harimo ubusa. Niyo mpamvu umuntu uzi ubwenge aba agomba kwiga gusobanura ibyo bintu. Ijwi ndi kumvira ni iry'igifu cyanjye cyangwa ni iry'ubwonko bwanjye? Ibyo ngibyo tubyumve kimwe. Narabivuze n'ubushize, umuntu ushaka kugabanya ibiro agomba guhaza ubushake bw'igifu kandi agahaza ubushake bw'umubiri kuruta ubushake bw'ubwonko. Ubushake bw'umubiri ni iki? Ubushake bw'umubiri ni ubukene bw'intungamubiri. Niyo mpamvu ugomba kurya ibintu uzi ibintu bibigize, uzi n'impamvu biri. Apana kurya ibintu kubera ko bije, kubera ko ubikeneye, kubera ko ubirebye, kubera ko umutima wawe ubishaka ukabirya. Ugomba kumenya ngo kwanza ibi bintu ngiye kurya ndashonje mu nda, harimo ubusa cyangwa niho hakeneye kurya. Icya kabiri ukavuga ngo ese ibintu byo ndi kubona ngiye kurya nubwo igifu cyanjye kirimo ubusa, umubiri wanjye hari icyo biri wumarire? Iyo ubyize gutyo birakorohera. Ikindi namenye ko ari ikintu cy'ingenzi ntarinzi imbere, ni akamaro k'amazi mu rugendo rwo kugabanya ibiro. Ibyo nabisobanuye kenshi cyane gashoboka, ntabwo ndi bubisubiremo, ariko amazi iyo nza kumenya akamaro kayo mbere, mba narabitangiye hakiri kare, singira ibibazo nk'ibyo nagiye mpura nabyo, byo kurwara amakonstipation mu gihe ndi kugabanya ibiro, byo kuba dehydrated mu gihe ndi kugabanya ibiro, cyangwa se kugira umwuma mu gihe ndi kugabanya ibiro. Umuntu mukuru ubundi ntaba agomba kugira umwuma, sibyo? So rero amazi ni ikintu cy'ingenzi. Akamaro kayo mfite na video ivuga ku kamaro k'amazi mu buzima busanzwe, nkagira video irimo impamvu amazi ari ngombwa kuyakoresha mu gihe uri kugabanya ibiro. Ibyo byo nta nubwo mbitindaho ntabwo. Ikindi kintu namenye ni uko kugabanya ibiro bikagenda neza, ni uko ugomba kugeza ku biro bituma roho yawe itura mu mubiri yishimiye. Icyo bivuze ni iki? Ntabwo ari ngombwa yuko ugabanya ibiro kugera ku rugero rwa runaka, cyangwa kugera kuri systeme ya systeme yo kuvuga ngo BMI yanjye, ngo nimba afite uburebure bwa 37 ubwo singomba kurenza ibiro 70. Oya, wowe nkanye ngewe sishobora kujya munsi y'ibiro 80. Niyo byagenda gute? Kubera iki? Nibyo numva nishimye, nibwo mba numva ntameze nk'abana bato. Hari ukuntu nyine umva umeze nk'akana, ukumva utangiye kuba atome, ukumva utangiye kuba nk'umuntu utagaragara. Ikindi ukabona nyine nkanjye mfite umwana w'umukobwa w'imyaka 10 n'ingahe, ntago nahagararana nawe ngo abantu bajye batangira kuvuga ngo umwana wawe niwe mukuru cyangwa niwe mwana, niwe nyina. Mba numva bitamereye neza, mba numva biri kuntera uncomfortable. Niyo mpamvu rero igihe icyo ari cyo cyose mba ngomba kumva roho yanjye ituye mu mubiri muzima. Ngiye numva ari byo bishimisha, kandi nasanze ari byo byiza. Ntabwo ari ngombwa ujye kugabanya ibiro ngo kubera ko runaka ashaka ko nta kazi bingana gutya, ngo na runaka agashaka ko nta kazi bingana gutya, ngo nanjye ndumva nshaka kungana na runaka. No,
ugomba kwiyakira ukakira ko umubiri wawe uzaryoherwa igihe uzaba ungana gutyo, uzumva uri safe mu magara ofete, ni ukuvuga ngo ufite healthy life, igihe uzaba ufite ibiro bingana gutyo nibwo uzaba utajya muri risiki. Ikindi kintu namenye kandi nifuje kuba namenye mbere ni ukujya ku munzani. Umunzani ntabwo uguha amakuru ahagije, iyo nza kubimenya mba naratuje kera, kuko nagiye ntakaza ibiro nkananuka, ariko umunzani nawuhagararaho nkasanga ntabwo nananutse, nta n'ikiro na kimwe natakaje. Nakwireba nkabona ndananutse, n'abantu bandeba bakabona natakaje ibiro, ariko jyewe najya kurwana nabyo, najya kureba ku munzani aho numva hankonfirima koko nananutse, nkasanga nta kiro na kimwe natakaje. Byaterwaga n'iki? Cyangwa ngasanga byaniyongereye. Byaterwaga n'iki? Byaterwaga nuko natakazaga ibiro bibi by'ibinure, nkiyongera ibiro by'inyama cyangwa ntibiniyongere. Noneho umuntu najya ku munzani, umuntu ndeba akabona nananutse, ariko najya ku munzani ngiye nkabona nta biro natakaje. Kubera iki? Kuko hari ibiro bibi byashizeho, hari n'ibyiza byazamutse. Ibyo bintu rero byatumaga bitera confusion. Iyo nza kumenya rero ko umunzani atari cyo cy'ingenzi, nari kumva kwa kundi navuga ngo roho nzima iture mu mubiri wishimiye. Nari kumva ko meze neza, nkumva ko nananutse, nakwipima imyenda nkabona hari ukuntu byatakaye, nkabona hari imyenda natakaje, nkamenya ko hari ikintu cyiza ndi gukora mu mubiri wanjye, hari impinduka nziza iri kuba mu mubiri wanjye. Ariko kubera ko umunzani ntiwakubwira ngo watakaje ibiro bimeze gute, ntiwakubwira ngo ufite umuvuduko umeze ute, ntiwakubwira ngo uhagaze ute, ntiwakubwira ngo ese uburwayi wari ufite bwashize, si kwa muganga ngo baraguha diagnostic wapi. So rero namenye yuko umunzani udatanga amakuru atari nayo, ariyo mpamvu atari nyayo, ariyo mpamvu utakwiriye kuwizera ngo ugendereho wumve ko ibyo ukubwiye bihagije. Si ukuvuga ko ari bibi, uretse ko n'iminzani myinshi ipfa ikaguha ibiro bitari byo, ikaguha information n'izo yakagombye kuguha ikaziguha ziri wrong cyangwa zitari zo, ariko noneho n'iziguhaye ntabwo ziba zuzuye, ntabwo ziba zihagije. Ikibanziriza cya nyuma ni uko kurya bike ari ingenzi muri iyi gahunda. Kurya bike bituma ugabanya ibiro, ukagabanya quantity ya energy zinjira, quantity y'amakarori yinjira, ariko nanone ugatuma umubiri wawe ukonsoma ku makarori wibitseho kubera ko winjije ari make. Cyo ni kimwe. Kindi cya kabiri, iyo wariye bike ufilinga comfortable, wumva umeze neza, ntago byimbagara mu nda, ntago turamangati, ntago usuragura, ntago ubyimba inda, ntago igifu gikweduka, uhora umeze neza mu nda. Kurya bike uretse kuba wenda bigufasha kuba watakaza ibiro, ariko binatuma ugira amagara mazima, ukumva uratuje, ukumva umeze neza. Icya nyuma namenye, nagakwiriye kuba naramenye mbere, nuko ntagomba kugendera kuri pressure y'abantu. Ni njye unanuka, ni nanjye ubyibuha, ni njye uzi uburemere bw'ibiro byinshi, ni nanjye uzi ingaruka z'ibiro byinshi, ni nanjye uzi ibyiza byo kuba ibiro byanjye byashizeho cyangwa bitashizeho, ni nanjye uzi urugero ngomba kugabanya ibiro kugeza aho ushaka. Pressure y'abantu, ko nanutse, ko wabyibushye, ese ko wabyimbye, ese ko wagaze, ngiye ayo magambo sinyashaka, kuko ntabwo ari we ndi kubikorera. Ninanuka ntacyo uzunguka, nimbyibuha ntacyo uzahomba, sibyo? So rero namenye yuko kwirebaho, nkanitekerezaho, nkamenya icyo nshaka muri uru rugendo, ari kimwe mu bintu binsunika, bimpushinga, binyikaraginga, kugira ngo ngere kuri target yanjye, cyangwa ngere ku rugero rwanjye rwo gutakaza ibiro nifuza, cyangwa numve meze neza uko mbyifuza. Ndabashimiye cyane rero bakunzi ba The Image, nizere ko wakoze subscribe, niba utarayikora wayikora nonaha. Wari kumwe nanjye Faustine, ndabakunda cyane, bye bye.